Yes, yemerera ngusuze cyane ukomeje kudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube ya Rwanda Cinema. Akani kakanya twateguriye muzajya mukurikiranamo amakuru y'abastari batandukanye, akanya twahitemo kitwa Rwanda Cinema Entertainment Show. Muzajya mubana nanjye Mr. Rene cyangwa se niyo mugabo Celestine. Uyu munsi rero kubagezaho amakuru y'ibyamamare bitandukanye. Uyu munsi turareba kundi inde. Uyu munsi turareba kuri Shaddy Boo photogenic girl. Shaddy Boo mukobwa uzi kwifotoza Slay. Shaddy Boo umukobwa wagiye amenyekana kuri Instagram cyangwa se izindi social media ziwe zose. Uyu mukobwa rero Shaddy Boo umaze no gukora agashya, afite miliyoni imwe y'abafollowers ku rukuta rwa Instagram, niwe muntu ubikoze mu Rwanda. Shaddy Boo n'umukobwa wamamaye kumbuga nkoranyambaga. Nyemerera dufate kano kanya gatoya turuhuke, tugaruke turebera hamwe icyo uyu mukobwa Shaddy Boo twabateguriye tugiye kumuvugaho. Nje rero gutegura kino kiganiro ngiye no kugikugezaho ndi Mr. Rene, channel 9 ni Rwanda Cinema. Tugaruke mu kanya. Yes, nta gutinda. Shaddy Boo n'umukobwa wamamaye kumbuga nkoranyambaga bwa nyuma na nyuma ifoto ari kumwe n'umusore yifuza yagiye hanze. Ese Shaddy Boo koko yaba ari mu rukundo n'umusore mushya nyuma yigihe kinini? Ese Shaddy Boo azwi mu buhe buryo? Shaddy Boo n'umukobwa wamamaye photogenic girl cyangwa se umukobwa uzi kwifotoza amafoto meza. Shaddy Boo umukobwa ufite ikimero n'igihagararo gikurura abagabo aho bava bakagera. Tugendeye kwa followers afite ku rukuta rwe rwa Instagram, nkuko ndimo mbikubwira mu kanya, amaze kugira miliyoni imwe y'abafollowers ku rukuta rwe rwa Instagram. Ubu Shaddy Boo yujuje miliyoni imwe irenga y'abafana ku rukuta rwe rwa Instagram, mu bintu bikora abantu batari bakeya kandi bikozwe nawe hano mu Rwanda, bitigizwe bikorwa n'undi muntu uwo ari we wese. Uyu Shaddy Boo afite abandi bakobwa bahanganiye ubwiza, harimo nka Kate Bashabe nawe muramuzi ko ari umukobwa ufatwa nka Slay cyangwa se ufatwa umukobwa ukifotoza, umukobwa w'umunyamideli, ariko cyane cyane umukobwa utoye ubwoba Shaddy Boo uko yazamukura kumbehe n'uwitwa YOLO the Queen afite abafollowers benshi kandi nawe azwiho kwifotoza neza cyane. Uyu rero ni umukobwa w'Rwamagana nawe uzwiho gukurikiranwa n'abastari benshi harimo nka Diamond Platnumz nawe bivuga ko ari byinshi avugwaho n'umukobwa MBABAZI Shadia cyangwa se Shaddy Boo. Uyu munsi rero reka twivugire ku nkuru iri guca ibintu bigacika nyuma na nyuma. Shaddy Boo cyangwa se MBABAZI Shadia yashyize hanze ifoto ari kumwe n'umusore, byagaragariye benshi ko bafite igisobanuro gikomeye. Tugendeye ku mafoto yagaragaye ku rukuta rwa MBABAZI Shadia cyangwa se Shaddy Boo, urukuta rwe rwa Instagram akunze gukoresha cyane, kuko nibyo uko yabinyujije ku rukuta rwa IG cyangwa se Instagram, urukuta Shaddy Boo akunda gukoresha asusurutsa abafana be. Yes, Shaddy Boo yashyize hanze iyi foto nyuma y'amashusho amaze iminsi asakaye ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'umusore mu bihe byiza bahana akabizu. Abantu benshi twatangiye kwibaza niba koko uyu munyamideli yaba yabonye umukunzi mushya nyuma y'igihe kinini nta mukunzi azwiho, cyangwa se nta mukunzi afite mushyashya, nta mukunzi ari kugenda agaragaza nk'umusitari uzwi mu Rwanda cyangwa no hanze y'u Rwanda. Nkuko twebonye ni umusitari ufite abafollowers benshi 1 miliyoni ni followers benshi. Ntabwo bisobanuye ko ari abanyarwanda gusa, ahubwo bisobanuye ko n'abanyamahanga bamukurikira. Yes, Shaddy Boo rero nubwo mubona ageze kuri ibi byose ari umusitari ukunzwe kuvugaho ibintu byinshi, ariko atewe inkeke n'uwitwa YOLO the Queen ni umukobwa uzi kwifotoza, ugaragaza neza amafoto ye, agaragara neza, nawe n'umukobwa nyine ukunzwe n'abagabo batari bakeya. Yes, kandi na uyu YOLO the Queen nawe tuzi yuko binavugwa yuko nawe afitanye
kiganiro ukunda kuvugana cyane na Diamond Platnumz cyangwa se n'abandi basitari benshi bagiye batandukanye bagiye bagirana ibihe na Shaddy Boo. Shaddy Boo yagize icyo abivugaho ubwo yagize ati amaherezo uzahura n'umuntu urambiwe imikino nyayo kandi ubudahemuka bwe buzahura n'ubwawe. Ngayo amagambo Shaddy Boo utashatse kugira ikintu cyinshi atangaza cyangwa se utashatse kugira ikintu kinini avuga ku by'ifoto yasirikiye ku rukuta rwa Instagram. Ayo niyo magambo Mbabazi Shadia yabashije kuba yavuga kuri iyi foto. Mbabazi Shadia wamamaye nka Shaddy Boo kuri social media ziwe kubera amashusho n'amafoto ashyiraho akurura abantu benshi. Hari uko bamubona, hari abatinya kuvuga ko ari SHADDY QUEEN cyangwa se ari umukobwa ucuruza umubiri we n'ibindi byinshi, nko kuba ari umukobwa udafite imico iranga umunyarwandakazi. Uyu Shaddy Boo rero tunasoza, Shaddy Boo unafite abana babiri b'abakobwa yabyaranye na Meddy Saleh ni umuproducer utunganya amashusho y'abahanzi batandukanye, kandi Shadia akaba yaravuzwe mu nkundo nyinshi zitandukanye harimo nka Diamond Platnumz nawe ni umustar ukora umuziki ndetse avugwa mu nkundo hamwe n'uwitwa Dimpo. Yes, reka ngushimire cyane wowe wakomeje kubana natwe mu kiganiro Rwanda Cinema Entertainment Show. Muzamugizweho nanjye Mr. Rene mfatanyije na Nyumugabo Celestin. Tukibagezaho buri munsi cyangwa se uko byagiye bidukundira, ariko kenshi muzajya mukomeza kugenda mubana natwe kuri channel yacu ya YouTube ya Rwanda Cinema. Turabashimiye cyane rero mwakomewe wakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Turagushimiye cyane, ni iby'agaciro gakomeye, kandi turagushimira nawe utakanda subscribe ariko ukaba ukurikirana ibiganiro byacu wicecekeye aho ngaho, nabyo ni iby'agaciro, uri kudutera inkunga ikomeye. Kano kandi turi kuvuga ko Shaddy Boo afite aba followers 1 million followers on IG, miliyoni imwe kuri Instagram. Ariko natwe muri kano kanya reka tubwire ko twishimira ko tugize aba subscribers 1000 kuri channel yacu ya YouTube ya Rwanda Cinema, kuko nabyo ni iby'agaciro gakomeye. Si ukubera njyewe, si ukubera ikindi, ahubwo ni ukubera wowe uba witanze ukadutera inkunga y'aba subscribers. Rero ndagushimiye cyane wowe ukomeje kubana natwe. Ciao, njyewe ndi Mr. Rene, turagukunda.